Shalom, Kristo Yezu akuzwe. Turi kuwa mbere tariki ya 27 ukwezi kwa kabiri 2023. Turahimbaza abatagatifu Gabrieli, Adolata, Honorina na Leondri. Abizihiza bazina babo mbifurije umunsi mwiza. Ndifuriza kandi buri wese cyumweru gitagatifu, cyumweru cy'amahoro, cyumweru cy'ibyishimo. Dukomeze tugendane na Yezu wababaye kubera twebwe. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'Abalevi mu twa 19 umurongo wa mbere kugeza kwa kabiri n'umurongo wa 11 kugeza ku 18. Uhoraho abwira Musa ati dore ibyo uzamenyesha Abayisiraheli, muzabe intungane kuko jye Uhoraho Imana yanyu ndi intungane. Ntuzibe mugenzi wawe, ntuzamubeshye cyangwa umuhende ubwenge. Ntuzarahire izina ryanjye mu binyoma, kuko waba usuzuguye izina ry'Imana yawe. Nduhoraho. Ntuzariganye mugenzi wawe cyangwa ngo umwibe. Igihembo azaba yakoreye ntuzakirarane utakimuhaye. Ntuzatuke igipfamatwi cyangwa ushyire umutego imbere y'impumyi. Nugenza utyo uzaba wubashye Imana yawe. Nduhoraho. Bavandimwe, Imana yaradukunze cyane, itwereka inzira, itubwira ibyo tuzakurikiza kugira ngo tubeho. Ariko umuntu icyo Imana yavuze aragisuzugura, akakinenga, akakireka kugikora, kandi aricyo cyakamuzaniye ubuzima nyabuzima. Nyagasani ati nduhoraho, ninjye ubivuze. Nimutunganye inzira zanyu, ntimukayobye impumyi, ntimukagirire nabi utareba, ntimugashyire imitego imbere y'umuntu. Bavandimwe, amategeko y'Imana arazwi, ariko uburebye muri iyi si dusigaye twarayacuritse, twayahinduye uko dushaka, cyangwa se ntitunayazi. Abantu bamwe banasenga ntibazi amategeko y'Imana. Ariko iki gihe cy'igisibo ni igihe cyo kwisuzuma, tukareba ese aya mategeko tuyubahiriza dute, ese aya mategeko atubeshaho gute, ese aya mategeko dutoza abandi dute kuyakurikiza. Kuko uzica rimwe muri aya mategeko azabona ibyago bikomeye. Uzafasha undi kuyica, uzatuma undi ayica, nawe azabona ibyago bikomeye. Ijambo ry'Imana riti nimuca imanza ntimukaziyobye ngo mubere umukene cyangwa umukire, ahubwo mujye mukiranura bagenzi banyu mukurikije ubutabera. Uzirinde gusebya umuryango uvukamo, kandi ntuzashinje mugenzi wawe icyaha cyamucisha umutwe. Nduhoraho. Ntuzagire umutima mubi umuvandimwe wawe, ariko mugenzi wawe nacumura ntuzatinye kumuhana, kugira ngo hato atazavaho agupfana. Uzirinde kwihorera no kugirira inzika abo mu muryango wawe, ahubwo uzakunde mugenzi wawe nkawe ubwawe. Nduhoraho. Ibintu byose natangajwe n'ukuntu Nyagasani abitubwira akongeraho ngo nduhoraho, kuko azi ko abantu bahindagura. Abantu bajya bacurika iby'Imana, bakabijyanisha mu murongo umwe w'ibyo bashoboye cyangwa se bashaka gukora uko babyumva. Ariko iyo tuvuga amategeko y'Imana, dore uko Uhoraho yatanze, nduhoraho, ndavuze, ni ukuvuga ko ntacyo na kimwe twemerewe guhinduraho. Bavandimwe, mu gihe isi irushaho kugenda yiyoreka mu mwijima, niko Nyagasani aduhamagarira kongera kuzirikana amategeko ye, tukayubaha, kuko gutinya Uhoraho nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Nyamara uyu munsi wa none nisuzumye, nasanga hari byinshi ntagiha agaciro
Imana yavuze. Ngaho rero ibi bintu byose Nyagasani atubwiye ni uko yifuza ko ubikurikiza kugira ngo ubeho kandi ufashe n'abandi kubaho, kuko iyo unezerewe n'undi aranezerwa, ariko iyo wica ibintu n'undi arabyica. Kandi buri muntu wese afite inshingano zo gutuma undi amererwa neza. Bavandimwe rero, Nyagasani aduhamagarira ubutungane, kandi ubutungane ntabwo wabugeraho utakurikiza aya mategeko y'Imana. Nta na rimwe usuzuguye, nta na rimwe upfobya, nta na rimwe utwara uko ushatse. Nyagasani adufashe kugira ngo tumutunganire kandi dutinye ikintu cyose cyadutandukanya nawe. Turazirikana Zaburi ya 18. Amagambo yawe Nyagasani aturuka kuri Roho agatanga ubugingo. Naho Ivanjili ntagatifu turayisanga kwa Matayo umutwe wa 25 umurongo wa 31 kugeza kuri 46. Yezu yabwiraga abigishwa be ibyihindukira rye agira ati, igihe Umwana w'umuntu azaza yuje ikuzo ashagawe n'abamarayika bose, ubwo azicara ku ntebe ye y'ikuzo. Ibihugu byose bizakoranyirizwa imbere ye, maze atandukanye abantu nk'uko umushumba arobanura intama n'ihene. Azashyira intama iburyo bwe n'ihene ibumoso. Bavandimwe, hari umunsi tuzabazwa ibyo twakoze. Hari umuntu wagiraga amahane kera, yabaga i Kigali, bamwitaga Nyamunsi. Iyo wahuraga nawe mu gitondo ngo wabaga ufite umunsi w'ibyago. Yagiraga amahane cyane ku buryo umuntu wese yageragezaga kumukweba, noneho waba ufite amakosa bwo ukaba ushobora no kwitura hasi muhuye. Hari igihe rero tubaho kuri iyi si tumeze nk'abatazahura n'Imana umucamanza. Imana yo ntibera, ibona byose, icengera byose, izi byose, iri mu rumuri rusendereye. Rero ngo hari igihe izatoranya abantu nk'uko umushumba atoranya intama n'ihene. Nuko rero umwami azabwira abari iburyo bwe ati, nimuze abahawe umugisha na Data, muhabwe ingoma mwateguriwe kuva isi ikiremwa, kuko nashonje mukamfungurira. Hari icyo uwo mwami azaheraho, narashonje muramfungurira. Uyu ni wa muntu wafunguriye umuntu atamucyurira. Uwo ni wa muntu wafunguriye umuntu atamuhaye ku bisigazwa, ahubwo amuhaye ku byo akunda. Nagize inyota mu cyo kunywa. Ahangaha bitandukanye no gusengera. Ntabwo ari ukuvuga ngo waransengereye, oya, inyota yaranyishe cyo kunywa. Naje ndi umugenzi murancumbikira. Iki ngiki ngira ngo twese kizadutsinda muri iki gihe. Ubu iyo ugiye gucumbikira umuntu mubaza ibyangombwa, ukamubaza havuye, ukabwira gitifu cyangwa ukabwira nyumba 10, ukabwira abashinzwe umutekano. Kandi ni mu gihe abantu barahindutse. Hari abiyita abacumbitsi baje kugira nabi, ariko ntago bivanaho ko Yezu abidusaba. Nari umugenzi murancumbikira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, nari imbohe muza kundeba. Ujya usura imbohe? Ujya usura abarwayi? Ujya wambika abakene? Ujya usangira n'abashonji? Ngaho isuzume, kuko buri wese hari icyo asabwa. Buri wese hari uvuga ati nge nsura abarwayi ariko imbohe reka dansi nazireba nirihumye. Hari uvuga ati nge nzasura imbohe ariko abarwayi reka. Hari n'udatekereza ko nawe umunsi umwe azarwara. Hari n'udatekereza ko hari abantu bambaye ubusa. Ariko ibyo byose Ivanjili irabidusaba. Intungane rero ngo zizamusubiza ziti,
Nyagasani twakubonye ryari ushonje tukakugaburira, urwaye cyangwa uri imbohe tukaza kukureba, uri umugenzi tukagucumbikira. Nuko umwami azabasubiza ati ndababwira ukuri, ibyo mwagiriye umwe muri abo bavandimwe banjye baciye bugufi nijye mwabaga mubigiriye. Igikorwa cyose umuntu akoze mu rukundo ntigitakara, ntikibagirana, ntigisibangana imbere y'Imana. Hanyuma rero yibwire na ba bandi bari ibumoso ati nimwumve imbere, mwumve iruhande mwabivume mwe, mujye mu muriro w'iteka wagenewe Sekibi n'abamarayika be, kuko nashonje. Asubiramo bya bindi n'ubundi yabwiye ba bandi, mwebwe rero ntimwambonye, narashonje ntimwangaburira, nambaye ubusa ntimwanyambika, nagiye mu bitaro cyangwa mu nzu y'imbohe ntimwansura. Bati se wowe twahuriye kandi? Ati igihe cyose mutabikoreye umwe muri bariya batoya ninjye mutabikoreye. Yezu yishushanya n'umwe muri bariya batoya. Iyo uhutaje umutoya uba uhutaje Yezu, iyo usuzuguye umutoya uba usuzuguye Yezu. Reka twese duhinduke, twubahe buri wese, kandi tugire icyo dukorera abo baciye bugufi, kuko ntitwakunda Yezu tudakunze bariya. Bavandimwe, bamwe babonye ibihembo, abandi barahanwa. Wowe se uyu munsi ubigenza ute? Utegereje ikihe gihembo? Utegereje igihembo cyangwa utegereje igihano? Ubugingo buzahabwa ababuharaniye. Niwicara ukibagirwa icyakuzanye kuri iyi si, uzasarura umuyaga. Ariko urahirwa nukomera ku Mana, ugakomera ku jambo ryayo, kandi ukabaho ukunda buri wese, cyane cyane uciye bugufi. Nyagasani abigufashemo, aguha umugisha we, urakabaho.